Yes, nk'uko ubona kuri iyi foto ni ikintu navuga ko ari ikintu giteye ubwoba, ni ikintu kidasanzwe kibaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ikintu abantu bagiye batandukanye, abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho basesengura, ndetse nawe ari nayo mpamvu tuzanye iyi nkuru kugira ngo ubashe kuba waduha igitekerezo cyawe, utubwire ku buryo cyangwa se icyo wumva kuri iyi nkuru ugendeye kuri iyi foto nk'uko ubibona hano, kandi tukwibutsa ko ari amafoto menshi agiye atandukanye yagiye afatwa, aho tugiye kuza kuba twayabereka muri iyi video. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukwandika comment ukatubwira niba koko ibi bintu nawe usanzwe wari uzi yuko bibaho, cyangwa se uburyo wabyakiriye ukimara kumva iyi nkuru. Byashoboka ko waba utari wanayumva ahandi hantu, akaba ariho hambere uyumvise, twakubwira yuko ari inkuru ya nyayo nk'uko ubibona kuri iyi foto. Iyi foto ntabwo ari ifoto editinzwe cyangwa se yakozwe na za AI, ndavuga artificial intelligent, murazizi ko zifashishwa mu gukora amafoto amwe n'amwe. Gusa nk'uko ubibona iyi foto, cyangwa se niba ugerageje kureba neza, ni ifoto ya nyayo, by'umwihariko ni ibintu bibereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko hariya mu mujyi wa Kigali mu bitaro bya CHUK. Nk'uko mubibona niho bibereye muri uyu munsi, cyangwa se kuri uyu munsi niho byaje kuba byabera. Nk'uko twabigarutseho, ni ibintu abantu bagiye batandukanye bagiye bagarukaho, ngira ngo tugiye kuza kuba twabasomera cyangwa se twababwira n'ibindi bitekerezo abantu bagiye bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavuga abashinzwe itangazamakuru, amagambo bagiye bavuga cyangwa se comment bagiye batera kuri ino foto. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe k'uyu muyoboro, ukazajya ugumana natwe. nk'uko ubizi, uyu ni wo muyoboro aho tugenda tubagezaho amakuru yizewe, amakuru utasanga ku yindi miyoboro, amakuru masha aba akigezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndavuga mu mahanga. Ni amakuru aba yizewe gatanu, kandi dukora ko ibinyamakuru bisanzwe bikora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bisora inkuru mu buryo bwanditswe, ndavuga nka igihe.com, Kigali Today, Mama Rwa Gasabo. Ibyo byose murabizi ni ibinyamakuru bigenda bisohora inkuru mu buryo bw'inyandiko cyangwa se mu buryo bwanditswe, natwe tugakora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagereho ku gihe gatanu, kandi mu buryo bw'amashusho. Rero twihuse n'inkuru tubazaniye, ni inkuru aho ari inkuru ivuye hariya mu bitaro bya CHUK, aho ari ikintu kidasanzwe, aho umugore abyaye ikintu navuga ko ari ikintu giteye ubwoba. nk'uko ubibona kuri iyi foto, twagerageje kwanaliza neza tureba icyo ari cyo, ubona ko ari ikintu gifite amaguru ane, aho bavuga ko ari ihene, niko abaganga batangaje, ariko n'ubundi ni ihene ubona ko ituze cyangwa se ari ikintu kitameze neza. Aho abantu bagiye batandukanye bakomeye, harimo n'abaganga bakora hano mu bitaro bya CHUK, bagiye bakomeza kugenda bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, bavuga ko ari ubwa mbere babonye biriya bintu, ndetse bakavuga ko mu bihugu byo hanze ko hari amakuru bagenda bakira ko ari ibintu bisanzwe babona, ko bisanzwe bibaho, ndetse bakaba banarije bakavuga ko ari ibintu bidashobora kuba byabaho, bitewe n'uko niba ushobora kuba ubizi, kugira ngo umwana avuke bisaba amezi 9. Bivuga ko mbere y'uko umwana aramutse avutse nyuma cyangwa se mbere y'amezi 9, bishobora kuba yavuka atuzuye, afite indi shusho itari iy'umwana, kuko hari ibice bimwe na bimwe biba bitari byaba, cyangwa se biba bitari byaba formed, cyangwa se biba bitari byikora neza. Niyo mpamvu abaganga bashobora kuba bavuga ko ari ikintu gishobora kuba gishoboka cyane, ndetse abantu bagiye batandukanye bagiye batanga ibitekerezo, bavuga ko ari imiziro, cyangwa se imiziro nk'uko abanyarwanda mubizi. Byashoboka ko waba uzi imiziro, aho bagenda bavuga ko ukoze wishe inyamaswa, cyangwa se ukaba wakora ku kintu bikuviramo ingaruka, ukaba wabyara umwana utuze, cyangwa se ufite ikibazo kimwe cyangwa ikindi, nk'uko mugiye mubizi. Nawe icyo tugusaba ni ukugira ngo ube wajya muri comment utange igitekerezo cyawe cy'uko ubyumva, ndetse utubwire n'icyo waba wumva kuri iyi nkuru, cyangwa se impamvu yaba yabitera, nimba hari amakuru ufiteho, niba nawe waba wemera ko ari imiziro nk'uko bamwe bagiye babivuga, utubwire. Cyangwa se niba ari bimwe biri muri bibiliya bivuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibintu biteye ubwoba, hazabaho ibintu bidasanzwe, nimba byaba nabyo ari byo, uze kuduha igitekerezo cyawe muri comment utubwire uko ubyumva. naho ubundi nk'uko mubibona, ni ikintu navuga ko ari ikintu kidasanzwe, aho uyu mubyeyi by'umwihariko byamurenze, akabura ikintu na kimwe bivugaho, n'amakuru yagiye ava ku bitaro ko kuva icyo gihe yabyara iki kintu, ndavuga uyu munsi kugeza saa izi ngizi, nta kintu na kimwe aratangaza, ndetse yasabaga abaganga ko bamwica bikarangira akava kuri iyi si, kuko abona ko nawe atazi ibyo ari byo. Rero nk'uko mubibona, ni ikintu giteye ubwoba, kuko mufite no kuba mwasenga, kuko ibintu biri kubera muri iyi si, muri iyi minsi y'imperuka by'umwihariko, ntabwo byoroshye. Ni ibintu navuga ko ari ibintu bidasanzwe, ndetse n'umugabo we bagiye bamubaza impamvu
cyangwa se ikindi kintu abasha kuba akeka ko cyaba cyarabiteye, ariko nta kintu nyirizina yaje kuba yabivuga cyangwa se nta nkuru nyirimamo yaje kuba yabivuga. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kuri uyu muyoboro, tukabona gatanu kandi tukagenda tukuzanira izindi updates zigiye zitandukanye hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amakuru aba yizewe kandi wowe twabonye nta kintu nakubwiye usibye kubwira ngo Imana ikomeze ikurinde kandi ugire ibihe byiza. Ciao ciao.